Shalom shalom bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabashuhuje mwebwe mwese abadukurikira munyuze kuri Twaremeye Imirimo Myiza TV, kandi dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo. Nk'uko bisanzwe turacyari kuri ya topike yacu turimo tuganiraho. Uyu munsi tugiye guhindura tuve kuba icyitegererezo ku ngeso, ahubwo tugiye kuba icyitegererezo ku rukundo. Ijambo ry'Imana niko ryabitubwiye hano muri Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 12. Ijambo riravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Uyu munsi tugeze ku rukundo, tuzakomereza no ku bindi bisigaye. Bene data bakunzi mu mwami wacu Yesu Kristo, urukundo nirwo rumenyekanisha abana b'Imana nyakuri. Urukundo nirwo rugaragaza abana b'Imana nyakuri dukurikije ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Turasoma ijambo ry'Imana n'ubundi rigaragara hano muri Yohana, nk'uko tumaze kubivuga. Tugiye kuganira hejuru y'urukundo. Ese ubundi urukundo ni iki? Bibiliya ivuga yuko Imana ari urukundo. Bivuge ngo umuntu udakunda ntabwo ayizi. Urukundo rw'Imana rugaragarira hehe? Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice ni 3 umurongo wa 16, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nk'uko iryo jambo ry'Imana ribitubwira, riduhishuriye yuko atari twebwe twakunze Imana, ahubwo Imana ariyo yadukunze. Icyakora nyuma yuko Imana imaze kudukunda, birasaba yuko natwe tugomba kuyigiraho nk'abana bayo. Mu buzima busanzwe Imana ni umubyeyi, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira naryo ko tugomba gusa n'Imana. Niba Imana ari urukundo, natwe tugomba kuba mu buzima bw'urukundo. Niba Imana yaradukunze, natwe tugomba kuba mu buzima bwo gukunda. Niba Imana yaratwemeye, natwe tugomba kuba mu buzima bwo kwemera abandi. Niba Imana yaradukunze igatanga Yesu Kristo kugira ngo natwe tubone ubugingo buhoraho kubwo kumwizera, kandi birikatubwira ngo Imana ubwayo nayo ni urukundo, birasaba yuko natwe, nawe na buri umwe wese wemera ko Imana ari Imana rurema yamuremye, agahindukira akemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agomba guhita yibaza ngo mbese uyu Yesu Kristo nemera yabonetse ate? Uyu Yesu Kristo nemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye yabonetse ate? Yabonetse muri ubu buryo ubu n'ubu. Nshuti bene data murimo kunkurikira, reka mbabwire ngo nta muntu wamenye Yesu Kristo witwa umukristo wa Yesu, uwa Kristo, ugomba kuba mu buzima butagira urukundo. Kuko igihe cyose uzatakaza urukundo rw'Imana muri wowe, bizaba bigaragaza ko n'Imana itari muri wowe. Kubera iki? Kubera yuko mu rukundo Imana yadukunze niho twaronkeye uwo wizera, kandi ari nawe uguhesha ubugingo buhoraho.
bivuze iki? Bivuze ngo igihe cyose wizera Yesu Kristo, imbuto yavuye mu rukundo ikaza kugucungura, ikaza kuguhindurira ubuzima, wari uwo gupfa ugahabwa ubugingo buhoraho, wari uwo kurimbuka ugahabwa kubaho, wari watawe hanze utakemerwa nk'umwana w'Imana, akaguhesha uburenganzira bwo kuba umwana w'Imana. Iyo mbuto yavuye mu rukundo nayo ntabwo waba uyemera, kubera yuko udakunda ntabwo Imana iba iri muri wowe, kuko Imana nayo ni urukundo. Mu gihe rero Imana itari muri wowe, ntabwo na Yesu Kristo waba umufite, kuko iyo mbuto ni imbuto twaherewe ubuntu n'Imana binyuze mu rukundo yadukunze. Reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Yohana ibice 4, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4, dusome ku murongo wa 7, turakomeza tugeze ku murongo waho wa 11. Imana, umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ni urukundo, gukunda Imana na bagenzi bacu. Imana ni urukundo, gukunda Imana na bagenzi bacu. Ntabwo uzigera ukunda Imana utari wabona, ahubwo ugomba gukunda Imana utabona, noneho ugahindukira ugakunda na bagenzi bacu ubona amaso ku maso. Ijambo riratubwiye ku murongo wa 7 ngo bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Bivuge ngo Imana iri muri wowe, ni ngombwa ko ugomba kugira urukundo. Igihe Imana, kuko urukundo ruva ku Mana, Imana iramutse iri muri wowe, ugomba kuba ufite urukundo. Ni iki dukuraho icyitegererezo? Dukura icyitegererezo ku Mana, urukundo turukura ku Mana iri muri twebwe, kuko niyo yabanje kugira urukundo ihinduka ubuzima bw'urukundo, turonka imbuto iducungura yitwa Yesu Kristo, impano y'ubuntu binyuze mu rukundo rw'Imana. Iyo Mana rero ni urukundo iri muri twebwe, natwe tugomba kugira ubuzima bw'urukundo. Niba nta rukundo ruba mu buzima bwawe, ntabwo wari watora Imana ngo ibe mu buzima bwawe, kuko nuyitora urukundo ruzakubamo, kuko Imana, icyitegererezo cy'urukundo tugikura mu Mana. Twabonye Yesu kubera urukundo rw'Imana. Iyo itadukunda ngo itange umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege aducungure, ntabwo tuba twaracunguwe. Ariko kubera urukundo rw'Imana twaracunguwe, kuko twahawe Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Reba nawe ijambo riravuze ngo bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Bivuga ngo umuntu utagira urukundo ntabwo yari yabyarwa n'Imana, kuko Imana yamubyaye yabasa nayo. Imana yamubyaye yabasa nayo. Imana yamubyaye yabasa nayo. Njya numva abantu bavuga ngo imfura ngo isa na se, ngo imfura ingana na se. Niba Yesu yaratubyaye, atubyaye mu butumwa bwiza biturutse mu rukundo rw'Imana, ntabwo Imana yari yakubyara mu gihe udafite urukundo, ntabwo uravuka. Kuko ijambo riravuze ngo umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Umuntu wese ukunda mwene se, umuntu wese ukunda mugenzi we. Niba ugifite umuntu wanga, ndagira ngo nkubwire ngo nturavuka mu Mana, uracyari inyuma, uracyari uwaso Satani, kuko Satani niwe se w'urwangano, niwe wangana. Ariko niba Imana yaramaze kukubyara, ni itegeko ko urukundo rugomba kuba mu buzima bwawe. Niba utagira urukundo, ntabwo wari wavuka mu Mana, uracyari uwaso wo mu mubiri,
ndetse na so Satani, kuko ari we Satani ari we se w'ibibi byose. Ariko niba urukundo rw'Imana, ukunda mwene so rwaramaze kukuzamo, ugakunda bene data, urukundo rw'Imana rukaba rukurimo, Imana yarakubyaye. Kubera ko imaze kukubyara, yakubyaje imbuto y'urukundo, yakubyaje urukundo rwayo. Ni ngombwa rero kugira ngo nawe ube muri urwo rukundo. Ijambo ryakomeje riratubwira ngo ngukunda yabyawe n'Imana, ngo kandi azi Imana. Niba utagira urukundo ntabwo uzi Imana. Imana ni urukundo, kandi umuntu udakunda ntabwo ayizi. Niba udakunda mwene so ubona, ntabwo wambeshya ngo ukunda Imana. Imana yadushyize umunzani imbere. Niba tuyikunda koko nk'uko bikwiriye, uwo munzani ni uwo gukunda bene data tubona. Nukunda mwene so ukamukingurira imbabazi, ukamukingurira ubuzima ubona yarakingiranye, ukamuha amahirwe ubona ntayo yari afite, ukamwemera atari uwo kwemerwa, ukamukunda adakunditse, Imana yarakubyaye kandi Imana urayizi. Hepfo ku murongo waho wa 9, ijambo rya murongo wa 8 ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Udakunda ntabwo ayizi. Ijambo ryatubwiye ku murongo wa 9, wabeshya ute ngo uzi Imana kandi udafite urukundo? Udakunda mwene so aburara, ufite ibyo kurya uri kubimena, mwene so yambaye ubusa, ufite imyambaro iyo wambara niyo wihanaguza ibirenge, wavuga ute ngo ukunda Imana udakunda mwene so? Hari ibyiza ufite wamugirira, ntubimugirire. Kandi urangiza ukavuga ngo Imana urayikunda ute kandi udakunda n'uwo yashyize imbere yawe nk'umunzani? Uwo muntu uri imbere yawe, uwo mwene so musengana, uwo mwene so mubana, uwo mwene so muturanye, n'umunzani Imana yashyize imbere yawe kugira ngo ipime urukundo rwayo ruri mu buzima bwawe. Ntuzabeshya ngo urayikunda kandi udakunda n'uwo yashyize imbere yawe. Noneho by'umwihariko hari nk'abiha abadamu ugasanga banga abagore babo, uwo ni umunzani yazanye hafi yawe. Hari nk'abiha abagabo ugasanga banga abagabo babo, uwo ni umunzani yazanye hafi yawe. Hari nk'abo ujya kubona ugasanga yanga mwene se babana mu rusengero rumwe. Inshuti yanjye, uwo ni umunzani Imana yagushyize hafi. Hari umwe ujya kubona ukayanga umuturanyi we. Ntabwo wakunda Imana udakunda mwene so yashyize iruhande rwawe hafi yawe. Uwo ni umunzani yazanye aho ngaho. Hanyuma yuko utashoboye kubakunda, ntukwiriye no kubeshya ngo uzi Imana cyangwa urayikunda. Banza ukunda uwo yashyize imbere yawe, nayo ubone kuyikunda. Kandi nibwo uzaba warabyawe n'Imana, kandi nibwo uzaba uzi Imana. Igihe cyose nta rukundo rukurimo, ntabwo uzabukunda, nta nubwo uzaba uzi Imana, nayo ubwayo ntuzaba uyikunda. Umurongo waho wa 10 watubwiye ngo muri iki nimo urukundo ruri, nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Tekereza, urukundo rwatumye Imana itanga Yesu kugira ngo apfire abanyabyaha, aze abimpongano y'abanyabyaha. Ntapfiriye n'abantu beza, ntapfiriye n'abantu bazima, apfiriye abanyabyaha, abanyamafuti bari mu isayo y'ibyaha, ariko yemera kubapfira. Iyo yari imbuto y'urukundo. Umurongo waho wa 11 uravuga ngo bakundwa, ubw'Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Igihe cyose nta rukundo rw'Imana ruri mu buzima bwawe, ngo ukunde bene data, ukunde mwene so, nshuti, ntabwo uzaba utunze Imana muri wowe, kandi ntabwo uzaba uri uwayo, ntabwo izaba yarakubyaye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi imbuto y'urukundo ishibuke muri mwebwe, mugaragaza imbuto y'urukundo Imana yabakunze. Namwe mukunde bene data. Uwiteka Imana bagirire neza, abahe umugisha, mugaragaza imbuto y'urukundo aho mutuye, aho mugenda, naho mukorera. Nyiringabo Imana ababashishe, mugaragaze icyitegererezo cy'ubumana hanze. Niba muzihamya neza ko urukundo rw'Imana ari ruri muri mwebwe, kandi Imana yadukunze, natwe dukunde bene data. Data wa twese abagirire neza, ababashishe kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Mahoro y'Imana abane namwe muri byose mu izina rya Yesu.